tirimba umwaka Imana yakuramwe umuntu umwe ikavuga ngo ndungutse. Umunsi umugabo umwe yaratunasoye mu gitabo kamwe kitwa La Voix dans le désert. Imana yahamagaye umugabo umwe umuvuga butumwa ngo aje kwigisha mu gihugu cakuri. Yari asanzwe abimenyereye kandi yari umuvuga butumwa mwiza cyane. Imana iramubwira ngo haguruka jya mu kindi gihugu uje kuvuga ubutumwa. Afata igikapo vuba irukange ahita akatisha itike y'indege araguruka aragenda ngo agere ku kibuga c'ico gihugu. Imana iramubwira ngo nahana gutumwa. Aha uratina hehe aha gumaho aricara arategereza haguti wambwiye ngo nze kuvuga ubutumwa hano kwandi. Imana iramubwira ngo naha aravuga ati noneho navangiwe sinamenye uko byagenda. Ahita hindukira aricara mu ndege. Pilote ngo aje kwatsa indege ngo arababwira ngo hari akabazo kabaye mwe musohotse hari ikibazo gitoya tubanze gutekinikana. Arasohoka baricara mu bandi hanze bategereje ngo abone umugabo wiyunamiriye abone umugabo ubabaye abone umugabo w'agahinda aramusanga ati se biti ufite ikibazo ki? Undi ati nta kibazo ahubwo ngiye kwiyahura maze iminsi nshaka uko napfa nabuze urupfu ariko uyu ni wo munsi wa nyuma navuze ngo nze nicare hano ku kibuga mpasezere nindangiza ngende mfe. Wa mugabo ga w'umukristo atangira kumubwiriza reka Yesu ashobora byose ashobora kugukiza icyo kibazo cyawe kiroroshe. Hari umugabo witwa Yesu ujya wikorera imitwaro yawe ubukene bwawe ingorane zawe arazikorera. Ngo wa mugabo aravuga ati uramfashije ati nsengera ahubwo ndakize. Aramusengera ngo aje kurangiza kumusengera pilote arahamagara ngo nimwijire yabahaguruka ariruka ngo aje kugera mu ndege. Imana aravuga ngo nuriya mugabo naye nakuzaniye nuriya uziko gutega indege kwawe uziko kuza gutarama kwawe rimwe gusa ushobora korokora ubugingo bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu burahenze nubwo agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Ubwo n'ukwereka kuzuka kwa Yesu bavandimwe ni ikintu gikomeye cyane n'ukuboko kw'Imana kwabikoze. Kuboko kw'Imana kwa kane tirasoma ngo nukujyana ubutumwa bwiza. Kuboko kujyana ubutumwa bwiza ntabwo byoroshe. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bavandimwe inshuti zanjye mwabavuga butumwa nimujyana ubutumwa bw'ubwami nimwebwe Imana ishaka gukoresha. Ngaho rero nimugende mubwire abantu muza mu celebrate. Iyi ni celebration rwose ndayishima ndayikunze ariko nimuzaza muvana muzamuka imisozi mwinjire mu baturanyi mubwire abandi mubabwire inkuru z'ubwami. Abacuruzi bazi gucuruza neza iyo yabonye ahantu hari ubutunzi iyo yabonye ahantu hari ibyashara bigurwa azatagahisha abandi. Ariko twebwe siko tumeze. Ibyo twabonye muri Yesu tubibwira abandi tubibwira abaturanyi tubibwira abayobozi bacu tubibwira abo dukoresha tubibwira abana bacu tukababwira ngo nimuze. Baherutse kumbwira umuntu umwe Bukavu n'umwana wasengaga Imana akubaha Imana akavuga ubutumwa mu muhanda. Murabizi abakongomani ko bavuga ubutumwa mu muhanda. Akajya mu muhanda akavuga ubutumwa nano byarabayeho kenshi cyane ariko intege nke zigenda ziza. Arabuvuga arakena bintu biranga arasonza abandi baragerageza wapi. Sinzi umuntu wagiye ngo abona ahantu banditse kuri banke banditse ngo barashaka abakozi bashobora kuza bagaplayinga noneho bakabaheza akazi. Uwo mugabo ngo yamayandikisha izina ry'uwo mwana uzagende nawe ukora ikizamini yewe hariya barashaka abakozi ba banke nawe uzajya uhembwa. Wa musore ngo yamayirukanga aragenda ngo amare gushika ngo arebe kondisiyo bazanye abafite lisansi iwe akaba umu AD ni umudesisi gusa nta lisansi afite. Ikizamini ngo agikubite mu amaso biranga arareba umuntu warangije segonderi aba lisansi baraho abona wapi ibyo kwandika wapi. Arasenga aravuga ati Imana umbabarire nisumbukuruje sinari mbizi ariko nta kundi umbabarire. Abandi barandika barasubiza iwe yamayandika ngo ibyo mukora byose mudafite Yesu n'ubusa nta kintu na kimwe. Reka nkora akazi kanje nanone directeur abone kuko ngewe ari wo murimo wanje. Yamayandikira guza amavuga ngo byo mukora byose mudafite Yesu n'ubusa. Nuko papuro ararutanga noneho directeur ngo arebe abene kuryunyuza mu amaso y'abakoze
reba abantu uko bakoze yamabona umuntu wanditse gutyo gusa biracitse ngo yamaseka araseka ngo yumva ibyishimo araseka sekretary waramureba na waraseka ngo akamwereka ngo dore urwandiko rwavuze ngo ibyo dukora byose tudafite Yesu ngo bakama baseka abandi bakozi barabumva mu biro baraza ngo bashike ngo babereke rwarupa baraseka directeur ngo arababwira ngo twashakaga abakozi 5 mushake 4 uwa 5 n'uyu murabizi ko twari dutuye aha tutagira omoniye tutagira udusengesha mu gitondo none uyu muntu wavuze ngo bina Yesu n'ubusa ariwe tuhereza uyu mwanya ntapiganwe nta bindi ahita yinjira muri banke gutyo ngo agireyo ngo mu administrateur wabo ngo amushakira umwanya yatese arajya mu wuki unatese iwazananirwa kuri reception aze yakira abantu baje bose abone kubihereza secretary aze yakira abantu abahe karibu yicare ku muryango aze yandika gusa ibyo umva kuvuga ubutumwa kwawe bizakugeza kuri tuzi impamvu uriho tuzi impamvu yakwicaje muri Kigali ahari no kugira ngo uzageze umuntu umwe kuri Yesu haleluya ukuboko kw'Imana kujyana ubutumwa bwiza ndabashimiye cyane abantu bakora ibingibi byose bya online ubutumwa bwiza bukagera mu bari kure abari hafi n'abari kure ubutumwa bwiza bukabageraho izo ni inzira zose z'Imana giramwe uruhare nawe kandi uzubikora neza kuboko kwa 5 ukuboko kuzazamura itorero rya Kristo Imana izarambura ukuboko kwayo gukomeye abapfuye bazuka bariho bahindurwe tuzamuke dusanganira umwami Bibiliya iravuga ngo tuzabana n'umwami iteka ryose ngiye kubabwira ibintu bikeya Yohana yanditse avuga ku gakiza ukuntu Yesu ari we gakiza dufite abagabo n'abagore abana n'abakuru dufite agakiza twahawe ni Yesu wamuririmbya 38 mu gakiza yararirimbye aravuga ngo niba ushaka gakiza ngwino wihitiremo Yesu injira muri Yesu injira mu nguge haleluya Yohana yerekanye agakiza arakerekana mu butumwa bwiza aravuga ngo Yesu niwe jambo igice cya mbere niwe jambo yaje mube abandi bamwemera ariko bamwemeye bose yabahaye ubasha bwo guhinduka abana b'Imana iyo wakiriye Yesu araguhindura umwana w'Imana kandi mu buryo bwemewe cyo cyatunyavuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekana icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe n'isi ndibishoboka ntizagaragara ariko turi abana b'Imana uzubigendera hari umugabo twagiraga iwacu n'ubaracyahari mutoya wagahonje yamayita izina ngo nindaremereye uze wicara wame wumva ibiro kubera ko wakiriye Yesu uremere wumve ko Pascal Kayibanda abahari hakurya hariya niboye iyo umubwiye uti bite pastor wazanye nani akamubwira ngo twaze tugera mu nzira ducaha tukora ibi wewe nande njewe na Yesu ntashobora kukubwira ngo naje azavuga ngo nazanye na Yesu ndi kumwe na Yesu uje wicara haleluya wiyumvemo kufite Yesu mu mutima wawe urabona ubu nyine dufite ikibazo gikomeye cyane mwisi ntabwo navuga ni mu Rwanda gusa ikibazo cha covid ikibazo cha corona abantu ko bariruka bagiye za Kenya za Uganda za Tanzania za Burundi bahunga ngo barahunga urushinge barahunga urukingo barahunga antikristo yaraje uko uzi umukristo wakiriye Yesu uzi ko antikristo yaje antikristo yazugihari antikristo yazukiriho wowe antikristo azayishurwa abafilipi urwa Tesalonike urwandiko rwa 2 murongo wa 6 ikimubuza kimaze gukurwaho ikimubuza ni itorero turimiriye turatecekesha kuko turi umunyu w'isi turaryosha isi tuyikura mu bujavu tuyikura mu bubore turi umunyu haleluya tukajya gushakira umutorera handi ni wowe Wekana 600 utabariyemwe abana n'abagore utabariyemwe abana batoya n'abagaragu n'imbata n'abandi babakurikiye miliyoni zisaga 2 Imana iraziterura gutegeka kwa 232 iravuga ngo yabateruye ngo yameze nk'ikizu giterura abana bacu Imana yari ibahetse ku mugongo ibambuta Shamu ibambutsa Yorodani irabaheka mu butayu ibagaburira manu ibaha ibyo kurya ibaha amazi yo kunywa
mwanditsi Pawulo yandikira Abikorinte aravuga ngo nimutekereze yemwe ngo abo bose baciye munsi ya ca gicu, abo bose bari munsi ya rya hema, abo bose bambutse Yorodani, abo bose banyoye amazi ya ca gitare cyabakurikiraga, kandi guco gitare cyari Kristo. Haleluya. Ntabwo muri teologiya yo twiga kiriya gitare cyabakurikiye n'abantu bo mu butayu bajyaga bazenguruka bakagira ngo none igitare nico kibakurikiye, ahubwo nibo bagikurikiraga. Icyo cyari aho ngaho, bakagenda bagatoroma, bakagenda bakagera ibyumba, bakamanuka mu Mutara, bakazenguruka, baje kugera mu Bugesera bati turashize Mose ati none murambwira ngo ngirente nimuje dukomeze ubutayu, bakazamuka baje kugera hano bagahaguruka sekura cya gitare bati dore amazi noneho bakama bayanywa bakagira gute, bamara kangahe ijyahema igicu bakamabona ko inkingi igira gute, bakigahaguruka yerekera amajyepfo bakama bayikurikira, bakagenda igihe bazagera i Butare bagakata bakazenguruka, bazaje kugera i Karongi bakazamuka, niko abantu bashize n'inyota bakaba baraserutse bati dore cya gitare kandi batayi wari waragiye gitare wari waragiye naho amaze ngo bakanywa bagashira inyota. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ko Yesu ko yararejo niko ari none kandi niko azahora, ntahinduka. Yesu ndaza dusiga, ahubwo nitwe tumusiga. Ntukajye wicara ngo uvuge ngo Imana yarantaye. Oya, Imana ntiyaguta, ntiyaguhana, ntiyagusiga, ahubwo ni wowe uzuyisiga ukayoberwaho yaroye. Paulo yaravuze ngo Imana ntiba kure, ngo iba hafi yawe, ngo ariko yaraturetse ngo iratwihisha ngo kugira ngo dukabakabe. Mu Giswahili yaravuga ngo ilituacha ili tuweze kupapasa, ukora kore urebe ko wamenya hiri. Ayiwe yabo yaravuze ngo waranyihishe, ngushakira iburyo ndakubura, ngushakira ibumoso ndakubura, ngushakira mu bandi ndakubura, ariko za kukubona uba hafi yanje. Haleluya. Imana iri hafi yawe, Imana iri hafi yawe. Kuboko kw'Imana kwacunguye Israel, kuyiteruye niko kuzagucungura. Bibiliya irerekana ukuboko kw'Imana kwa gatatu kwazuye Yesu. Ukuboko kw'Imana kwazuye Yesu. Buriye kuzuka kwa Yesu bifatwa none nk'amakuru afatika, kuko hashize imyaka 2000 abaye. Mbere yaho nta wundi muntu wari warazutse, kandi ukuntu bari bamwishe n'urupfu yari yapfuye ntibyari gushoboka kwagaruka, ntibishoboka. Haba intervention y'ijuru. Biri yavuga ngo Imana ubwayo yaramanutse iza gutabara, iza kuzura Yesu. Kuboko kw'Imana niko kwamuzuye. Inyigisho za Kenneth Hagin, abantu benshi basoma bakurikirana na internet, muzazumva zazivuga ngo Yesu alikufa kimwili lakini hakukufa kiroho. Sinzi nimba muzamuzumva, ariko iyo dusoma iyapfa kimwili ntagere muri kiroho, yari gucungura kiroho, ariko yapfuye mu nzira nyinshi zose zishoboka zo gupfa. Habaho intervention y'ijuru, kuko we yari Imana 100% n'umuntu 100%. Ijuru riramanuka riramuzura. Bibiliya yerekana wa Musa amanuka ikuzimu, ngo yageze hariya hasi amanuka muri Sheol hasi mu kuzimu. Ubundi kuzimu kugirwa n'ibintu bitanu, kugira ibyumba bitanu. Cyumba cya mbere nicyo turambika mu imva imibiri yose, imibiri y'abantu abapfuye bose baba mu cyumba cya mbere, imibiri naho iryamye. Cyumba cya kabiri ni ikibamwe imyuka y'abakiranutsi, hakurya hakaba y'abanyabyaha, ariko y'abakiranutsi ubu yarazamutse, wa munsi Yesu yarayizamuye azuka. Iy'abanyabyaha nayo iraho. Icya gatatu nicyo, icya gatatu kirimo abanyabyaha. Icya kane, cyumba cya kane kirimo abadayimoni. Byanditse muri Ibyahishuwe igice cya 9, kiboheyemo imyuka y'abadayimoni n'abamarayika banze kurinda kwizera kwabo, baryamye hariya mu cyumba cya kane. Icyumba cya gatanu kiryamye nk'umuriro w'intazima ugurumana ukinze, nta muntu urawugeramo. Guhera kuri Kayini ntarawugeramo, kirafunze, kizafungurwa ku munsi wa nyuma. Umuntu uzazindua icyumba cya gatanu ni Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Uwa gatatu ni Satani. Uwa kane ni rupfu na kuzimu. Uwa gatanu uzatabwa n'umuntu wese wabonetse atanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
nicyo gituma abavandimwe iyo ngeze ahangaha nzagira ngo babwire ngo mureke dukomere ku gakiza kacu. Imana ntiyaremeye umuntu kuzaja Gehinomu, azajamwo uwa gatanu, kuko umuntu hazaba amarepesaje. N'ubu ngubu niyo turimo. Iyo wumva indirimbo, iyo wumva amasengesho, iyo ubona ibitaramo, iyo ubona imbaraga zikoreshwa, burya no kugira ngo bikuramire. Uziko kandi 600 utabariyemwe abana n'abagore, utabariyemwe abana batoya n'abagaragu n'imbata n'abandi babakurikiye, miliyoni zisaga 2 Imana iraziterura. Gutegeka kwa 2:32 iravuga ngo yabateruye ngo beze nk'ikizu giterura abana bacu. Imana yari ibahetse ku mugongo, ibambutsa Shamu, ibambutsa Yorodani, irabaheka mu butayu, ibagaburira manu, ibaha ibyo kurya, ibaha amazi yo kunywa. Mwanditsi Paulo yandikira Abikorinte aravuga ngo nimutekereze yemwe ngo abo bose baciye munsi ya cagicu, abo bose bari munsi ya rya hema, abo bose bambutse Yorodani, abo bose banyoye amazi ya cagitare cabakurikiraga, kandi guco gitare cari Kristo. Haleluya. Ntabwo muri theology yo twiga kiriya gitare cyabakurikiye n'abantu bo mu butayu bajyaga bazenguruka bakagira ngo none igitare nico kibakurikiye, ahubwo nibo bagikurikiraga. Icyo cyari aho ngaho, bakagenda bagatoroma, bakagenda bakagera ibyumba, bakamanuka mu Mutara, bakazenguruka, baje kugera mu Bugesera bati turashize Mose ati none murambwira ngo ngirente nimuje dukomeze ubutayu. Bakazamuka baje kugera hano bagaguruka sekura cya gitare bati dore amazi noneho bakama bayanywa bakagira gute, bamara kangahe ijyahemari igicu bakamabona ko inkingi igira gute, bakigahaguruka yerekera amajyepfo, bakama bayikurikira, bakagenda igihe bazagera i Butare, bagakata bakazenguruka, bazaje kugera i Karongi bakazamuka. Niko abantu bashize n'inyota bakaba baraserutsa bati dore cya gitare, kandi batayi wari waragiye gitare, wari waragiye naho amaze ngo bakanywa bagashira inyota. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ko Yesu ko yari ejo niko ari none kandi niko azahora, ntahinduka. Yesu ndaza dusiga, ahubwo nitwe tumusiga. Ntukajye wicara ngo uvuge ngo Imana yarantaye. Oya, Imana ntiyaguta, ntiyaguhana, ntiyagusiga, ahubwo ni wowe uzuyisiga ukayoberwaho yaronye. Paulo yaravuze ngo Imana ntiba kure, ngo iba hafi yawe, ngo ariko yaraturetse ngo iratwihisha ngo kugira ngo dukabakabe. Mu Giswahili yaravuga ngo ilituacha ili tuweze kupapasa, ukora kore urebe ko wamenya hiri. Ayiwe yabo yaravuze ngo waranyihishe, ngushakira iburyo ndakubura, ngushakira ibumoso ndakubura, ngushakira mu bandi ndakubura, ariko za kukubona uba hafi yanje. Haleluya. Imana iri hafi yawe, Imana iri hafi yawe. Kuboko kw'Imana kwacunguye Israel, kuyiteruye niko kuzagucungura. Bibiliya irerekana ukuboko kw'Imana kwa gatatu kwazuye Yesu. Ukuboko kw'Imana kwazuye Yesu. Buriya kuzuka kwa Yesu bifatwa none nk'amakuru afatika, kuko hashize imyaka 2000 abaye. Mbere yaho nta wundi muntu wari warazutse, kandi ukuntu bari bamwishe n'urupfu yari yapfuye ntibyari gushoboka kwagaruka, ntibishoboka. Haba intervention y'ijuru. Biri yavuga ngo Imana ubwayo yaramanutse iza gutabara, iza kuzura Yesu. Kuboko kw'Imana niko kwamuzuye. Inyigisho za Kenneth Hagin, abantu benshi basoma bakurikirana na internet, muzazumva zazivuga ngo Yesu alikufa kimwili lakini hakukufa kiroho. Sinzi nimba muzamuzumva, ariko iyo dusoma iyo apfa kimwili ntagere muri kiroho, yari gucungura kiroho, ariko yapfuye mu nzira nyinshi zose zishoboka zo gupfa. Habaho intervention y'ijuru, kuko we yari Imana 100% n'umuntu 100%. Ijuru riramanuka riramuzura. Bibiliya yerekana wa Musa amanuka ikuzimu, ngo yageze hariya hasi, amanuka muri Sheol hasi mu kuzimu. Ubundi kuzimu kugirwa n'ibintu bitanu, kugira ibyumba 5. Cyumba cya mbere nicyo turambika mu imva imibiri yose, imibiri y'abantu abapfuye bose baba mu cyumba cya mbere, imibiri naho iryamye. Cyumba cya kabiri ni ikibamwe imyuka y'abakiranutsi, hakurya akabi y'abanyabyaha.
ariko iyo abakiranutsi ubu yarazamutse wa munsi Yesu yarayizamuye azuka. Iyo abanyabyaha nayo iraho. Icya gatatu nicyo, icya gatatu kirimo abanyabyaha. Icya kane, cyumba cya kane kirimo abadayimoni. Byanditse muri Byahishuwe igice cya 9, kiboheyemo imyuka y'abadayimoni n'abamarayika banze kurinda kwizera kwabo, baryamye hariya mu cyumba cya kane. Icyumba cya gatanu kiryamye nk'umuriro w'intazima ugurumana ukinze, nta muntu urawugeramo. Guhera kuri Kayini ntarawugeramo, kirafunze, kizafungurwa ku munsi wa nyuma. Umuntu uzazindua icyumba cya gatanu ni Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Uwa gatatu ni Satani. Uwa kane ni rupfu na kuzimu. Uwa gatanu uzatabwa n'umuntu wese wabonetse atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nicyo gituma abavandimwe, iyo ngeze ahangaha ngira ngo babwire ngo mureke dukomere ku gakiza kacu. Imana ntiyaremeye umuntu kuzaja Gehinomu, azajamwo uwa gatanu, kuko umuntu hazaba amarepesaje. N'ubu ngubu niyo turimo. Iyo wumva indirimbo, iyo wumva amasengesho, iyo ubona ibitaramo, iyo ubona imbaraga zikoreshwa, burya nukugira ngo bikuramire. Uzi ko hakorwa $1 million igatangwa kubera umuntu umwe ngo akizwe.